Yes, ndabashimye mwebwe mukomeje kudukurikira kuri La Grazia Africa. Nge ndi NGD muri dukomeje kubona amakuru agiye avugwa mu gisata cy'imyidagaduro, ariko mbabwira ngo mukomeze mu nkunde, nanjye ndabakunda cyane. Mukomeza munakora subscribe kuri YouTube channel La Grazia Africa. Mbabwira ngo mukomeze kugira ibihe byiza, n'ukuri Imana igikomeza kubana namwe, ibafashe ibagire neza, bahundagazeho urukundo, ibereka urukundo mu by'ukuri, iminsi ikomeze kwicuma kandi nabwo umufuko ukomeza kubyimba amafaranga. Nibyo mbifuriza, business zanyu zaguke. Reka rero twigire mu makuru ari kuvugwa hano mu Rwanda ku muhanzi mwakunze cyane Niyo Bosco, uzwi mu ndirimbo zigiye zitandukanye. Afite indirimbo yitwa Peer Pressure, akagira n'izindi ndirimbo zirimo Seka n'izindi nyinshi cyane, ndaza kuba mbigarukaho. Ariko reka mbabwire inkuru navuga ko nubwo atari nziza, ariko ntabwo ari mbi nabwo, kwako yararwaye bikomeye arembye. Mbabwira ko tayari amaze kuba yava mu bitaro, Imana yakinze akaboko. Niyo Bosco umuhanzi twakunze cyane akaba yavuye mu bitaro nyuma y'amasaha make ajyanwe kwa muganga arembye. Abaganga bakamwitaho, nyuma bakamusezera, aho yagiye gukomeza gufatira imiti mu rugo aho yari asanzwe acumbitse. Ku mugoroba wo ku Cyumweru nibwo Niyo Bosco yashyize hanze amafoto n'amashusho ari mu bitaro, ndetse ahamya ko mu myaka 6 ishize ubwa mbere afashwe n'uburwayi bwatumye ajyanwa kwa muganga, ariko burangiye imyaka imaze kuba ingahe? Imyaka imaze kuba 8 najya kwa muganga. Igiho cyane ugasanga aragweruka kurwara, ariko burya akantu kamara kiyo kajemo ewana ngomba kwisanga ku bitaro, birumvikana. Umuhanzi rero wasabaga amasengesho inshuti ze n'abakunzi be, amakuru ahari ahamya ko yari yashizwe hasi n'indwara ya malaria, uriya mubu w'ingore wadanjuza ukakura umubundi ugahita utangira kudandabirana. Amakuru yabari hafi y'uyu muhanzi nuko nyuma y'amasaha yitabwagaho n'abaganga. Muri ayo masaha mu bitaro biri mu karere ka Kicukiro, yaje gutaha ubu akaba ari gufatira imiti mu rugo. Niyo Bosco ni umwe mu bahanzi bakunzwe n'abatari bake, benshi cyane, abagore, abakecuru, abasaza, abana batoya, bagenda basubiramo indirimbo ziwe bavuga bati ewana cyazi umuhanzi atanga ubutumwa. Afite indirimbo zirimo Peer Pressure, Ubigenza ute, Ishyano, Seka, ndetse n'izindi ndirimbo nyinshi cyane. Niyo Bosco wari wafashwe na malaria yaje kwitabwaho n'abaganga, ahita ataha. Ubu ngubu akaba ari gufatira imiti we mu rugo. Ndaza kugaruka ku gitaramo cya danje cyari kirimo guseka guturika, ahandi usanda ukisanga hasi ugasandagurika kubera inkuru ziba zirimo zisekeje. Bakita igitaramo cy'urwenya, aho umunyarwenya Japhet yakoreye amateka ku ivuko, agenda abahereza urwenya ku buryo nababwira ko byari biri hejuru cyane hano i Rukara. Umunyarwenya Mazimaka Japhet yakoreye igitaramo cy'amateka muri kaminuza y'u Rwanda, ishuri rikuru ry'uburezi rya Rukara mu karere ka Kayonza, avuka ndetse yanakuriye, birumvikana. Iki gitaramo rero cyabaye ku mugoroba wo kuwa gatandatu tariki ya 15 Nyakanga 2023. Ni kimwe mu byamazemo iminsi bizenguruka kaminuza zo mu Rwanda. Muri minsi yavuye i Huye, aho yasekeje abantu bakitura hasi bakagwa imishwaro, ndetse yari kumwe n'abandi bantu bagiye batandukanye. Ari Sudi yarahabaye, ndetse n'abandi bahanzi bagiye bataramira, birumvikana. Ni gahunda igamije kwegera no gususurutsa abanyeshuri bo muri kaminuza, ndetse agafasha bamwe mu bafite impano kuzimurika. Kandi abahanzi biga i Rukara babanje gutaramira aba banyeshuri n'abaturiye ikigo, abari bitabiriye iki gitaramo ari benshi.
Japhet yakiranwe akanyamuneza nabo kwivuko. Mazimpaka Japhet wagiye gutaramira muri kaminuza yegeranye n'ahavuka, yaserukanye ikayi nini izwi nka registre mu ntoki, inkweto z'umweru no mu bwoko bwa Air Force, amasogisi y'umukara, ipantalo ifite amabara meze nk'ay'impuzankano ya gisirikare ariko yo atijimye cyane, umupira w'umukara n'urunigi mwijosi rubika rero umusore bigaragara ko yatagiye gukora ku gatubutse. Uyu munyarwenya rero uri mu bamaze kubaka izina rikomeye mu Rwanda, yabaje gushimira abanyeshuri bitabiriye igitaramo cye, ati ndishimye kuba ndahangaha mu rugo ni Nyawera. Mu minota rero igera kuri 40 yamaze ku rubyiniro, uyu munyarwenya yagarutse cyane ku duce twaho avuka, Nyawera, Irukara, Gahini, Karubamba, Nyagahandagaza ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Yavuze inkuru y'uko akiri muto yabeshye ko ariyo kaminuza iyo muri kaminuza habaye imikino ya Champions League abayirebera ubuntu, maze we na bagenzi be bajyayo, bahageze babasaba indangamuntu barazibura, bahita babakuramo inkweto. Nawe rero yabivugaga akuramo inkweto, bituma bamwe bakwibishwa baraseka, birubikana yabikoze mu buryo busekeje byatari. Japhet rero yateye urwenya rw'uko Irukara yasanze isuka idasanzwe kuko iri no mu mifuka y'abahatuye ndetse n'abanyeshuri. Yatembagaje abantu ubwo yageraga ku rwenya ukuntu yageze kuri radiyo Rwanda muri 2019, agasangayo abantu bazobereye mu gusoma amatangazo yo kubika barimo Camille Atanaze ndetse na Tijara Kabendera. Ati barayasomaga umuntu wese akavuga ati uyu noneho yapfuye ntabwo ashobora no kuzuka. Byabaye ikibazo ubwo bazanaga umuntu wo gusimbura Tijara, ahageze biramugora kuko yajyaga gusoma itangazo ry'umuntu wapfuye agafatwa n'ikiniga ku buryo yasomaga itangazo agahita arira. Mazimpaka Japhet yashimye abanyeshuri n'abayobozi babo bitabiriye iki gitaramo ari benshi. Agana saa 5 z'ijoro nibwo Mazimpaka Japhet yahamagaye umuraperi Papa Cyangwe, yavuze ko ari inshuti ye cyane. Abacyangwe ari indirimbo ze zigiye zitandukanye zirimo Sana Bambe yakoranye n'uwo bita Social Mura, Akunsutsu yakoranye na Juno Kizigenza, Imbeba yakoranye na Igor Mabano, Kamwe yahuriyemo n'abahanzi batandukanye n'izindi. Abanyeshuri birukara bamweretse urukundo rudasanzwe cyane ko indirimbo zose bafatanyaga nawe kuziririmba ndetse bageze aho baza imbere y'urubyiniro bamutiza umurindi mu kuzibyina. Ibi bitaramo Japhet Mazimpaka ari gukorera muri kaminuza zitandukanye, ari kubifashwamo na sosiyete y'itumanaho MTN Rwanda ibinyujije muri serivisi zayo YOLO zigenewe urubyiruko by'umwihariko, ndetse n'urubuga rucururizwaho ibintu bitandukanye bya kashu. Yes, uyu munyarwenya rero yavuze ko yagiye kureba umukino wa Champions League agakuramo inkweto. Mazimpaka Japhet yateye urwenya arugaruka ku buzima yahuriyemo n'ibizazane ubwo yarakiri gatoya cyane. Mazimpaka Japhet ni ubwa mbere yarataramiye ku ivuko. Byakugora rero kuva mu gitaramo cy'urwenya ndasetse kubera inkuru ziba zihari zigiye zitandukanye zisekeje byatari. Bamwe mu bakuranye ndetse banabyirukanye n'uyu Mazimpaka Japhet bishimiye kongera kubona atera urwenya abasetsa. Japhet yashimiwe cyane binyuze mu zisekeje yaganirijemo abiga Irukara muri kaminuza y'u Rwanda. Papa Cyangwe yishimiye urukundo yeretswe n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare. Papa Cyangwe
waherekejwe na Mazimpaka. Birumvikana bose baraherekere bavuga gute bose barajyanye. Yaririmbye indirimbo ze zikunzwe cyane, nagiye ngarukaho Bambe yakoranye na Soshomura. Birumvikana indirimbo imeze neza cyane, Soshomura diririmbamo fresh cyane, ntabwo nzijya cyuma. Yes, indirimbo birumvikana rero, indirimbo imeze neza cyane. Navuga ko tayari yamaze no kurebwa abantu barenga miliyoni. Yakoranye na Soshomura, ku nsutso yakoranye n'uwo bita Juno Kizigenza. Imbeba murayizi cyane, indirimbo navuga ko yabiciye bigacika kabisa. N'indirimbo yakozwe cyane, nanjye ndabyibuka ni mu ndirimbo zanyuze umutima kabisa. Abanyeshuri rero bagaragarije Papa Cyangwe ko bazi neza indirimbo ze. Abanyempano batandukanye biga muri kaminuza y'u Rwanda berekanye ubushobozi bafite, n'abakinnyi ba karate nabo bagaragaje impano yabo. Ibitaramo bigamije kuzamura abanyempano mu ngeri zigiye zitandukanye. Kumurika imideri ni kimwe mu bikorwa byaranze iki gitaramo. Birumvikana rero nayo makuru nimba vitari kuba mu gisata cy'imyidagaduro. Reka babwiye ngo bye bye, ciao ciao. Turacyari kumwe kuri Grazia Africa, amukomeze kugubwa neza ndetse no kugira ibihe byiza.